Muraho neza abakunzi bacu baradukurikira umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Tuje kosora ikizamini kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho gukora imyitozo ihagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsire ku manota hejuru kandi bitatugoye. Impamvu tuje kosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka, nugerwaho uzabona ibibazo byose warabibonyeho. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nkizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo ngenda bakiriraho na biriya bibazo nkunda gupostinga biba bikunda kuza mu kizami. Ushaka kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba urose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe cyangwa mu buryo bwa online, twandike cyangwa duhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata agakaramu, ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi. Reka dutangiye n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo icyapa kivuga iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga kuko ntabwo ari mpande eshatu, ntabwo ari mpande enye, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru bicishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Kuri buri kibazo tuba dufite ibisubizo bine, ukajya ugenda uhitamo kimwe cy'ukuri cya nyacyo. Umuvuduko ntarengwa kilometero 30 mu isaha. B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. C, iherezo ry'umuvuduko muto utegetswe. D, umuvuduko uri hejuru ni kilometero 30 mu isaha. Hano urabona igisobanuro kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni B, iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa utegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka. Mbere y'uko ubona iki urabanza ukabona ikimeze nk'iki ngiki ariko kidashishemo no murongo utukura ubereretse. Kiba kiri kuvuga ngo ahantu ugeze ugiye guhita wongeza umuvuduko muke uri buze kugenderaho aba ari uwo nguwo uri mu birango. Niba harimo 30 twari hejuru ya 30, umuto uragenderaho aba ari kilometero 30 mu isaha. Utwariye munsi bakwandikira. Rero kubera bakubwiye ngo umuvuduko ntarengwa muto utegetswe n'uwo nguwo, ntabwo wakomeza kugendera hejuru cyane ku iyo mivuduko yo hejuru y'icyo ngicyo kiri mu kirango. Ahubwo iyo ubonye kino cyapa gitegeka noneho bacishijemo umurongo utukura, uba wemerewe ko wahita uwugabanya. Washaka ugatwara muri kilometero 25 mu isaha. Niyo mpamvu kino cyapa iyo ukibonye ugeze ahari iherezo ry'umuvuduko muke ntarengwa bari bagutegetse. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramusikandika ku papuro. Tari wahisemo n'ikiramuka kije mu kizamini wakora mu kanya uhite ugikora. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere, ikinyabiziga cyose gihagaze umwanya muto cyangwa munini, iyo gihagaze mu mwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru, kugira ngo bashobore kugenda batagombye kujya mu muhanda, umuyobozi agombye kubasigira akayira gafite byibura ibipimo bikurikira by'ubugari. Niba ikinyabiziga giparitse hari iruhande mwazira nzira z'uruhande zagenewe abanyamaguru, kugira ngo bataza guteza umuvundo mu muhanda, abagomba kubasigira akayira byibura gafite ibipimo bikurikira by'ubugari. Ibipimo bingana bite? A, metero 1, B, metero 2, C, metero 0.5, D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisobanuro cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A, metero 1. Uba ugomba kubasigira byibura akayira gafite ubugari bungana na metero 1 kugira ngo bashobore kugacamo bataje guteza umuvundo mu muhanda ngo babangamire imigende isanzwe y'ibinyabiziga. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka. Mbwira ubwoko bwa kode ukeneye, umbwira akarere ushaka gukoreramo, itariki ushaka n'isaha ushaka, ngufatire kode aho waba urose mu
gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo icyapa cyerekana ahantu hagenewe guhagararwamo n'imodoka nini zagenewe gutwara abantu kirangwa n'ubuso bw'amabara akurikira. Kirangwa n'ubuso bw'ibara risa rite: A ubururu, B umweru, C umutuku, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereza neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kinini D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Icyo cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda biranga, kiba gifite ubuso busa n'icunga rishije. Impamvu mu Rwanda tudakunda kubikoresha nuko hariya haba hahagarara za autobisi ari byo mwita ngo ni imodoka nini zagenewe gutwara abantu mu buryo bwa rusange, n'izindi modoka mubona ko hano mu Rwanda tuba twahagarika ibinyabiziga byacu, amavatiri tukaba twayaparika ara kuri parikingi n'ubundi za bisi zihagarara. Kino cyapa cyo kiba kigaragaza ko ahantu kiri nta kindi kinyabiziga cyemerewe kuhagarara uretse zino modoka nini zagenewe gutwara abantu. Ndakeka ko waramutse mode nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndizera ko waramutse kwandika ku papuro tari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo gikurikiraho ni ikibazo cya kane, kirabaza ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi bigomba iteka kumurikwa cyangwa kugarura urumuri ku buryo bigaragara nibura mu ntera ikurikira igihe ijuru rikeye. Nibura mu ntera ingana iki? A metero 200, B metero 250, C metero 300, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko igisubizo cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Harizo cy'ukuri nta kindi ni D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Kubera iki nta gisubizo cy'ukuri kirimo nuko ntabwo bakoresha ibyapa, ahubwo bakoresha amatara berekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi. Kubera ko ikindi kintu ugomba kumenyaho, zino nzira za gari ya moshi zitwara ubuso bunini ku buryo birashoboka ko hari imihanda myinshi igenda yambukiranya zino nzira za gari ya moshi. Rero bakoresha amatara yakura urumuri rutukura nk'igiye gutambuka, kubera ko ikintu cyose isanze mu nzira ikigonga wasanga ari kwaka, ari kumyatsa yakazima, ukamenya ko ugomba guhita uhagarara munsi y'uruzitiro ikabaza igatambuka ukabona kwambukiranya umuhanda w'inzira ya gari ya moshi, kubera ko ikintu isanze mu nzira irakigonga. Ntabwo bakoresha rero ibyapa, bakoresha amatara. Hari abavuze ngo ibyapa byerekana inkomane y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi, kandi ntabwo bakoresha ibyapa, bakoresha amatara. Niyo mpamvu hano duhisemo D ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Niyo mpamvu tuyanditse ku papuro. Utari wahisemo neza ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo imbibi ziri ku mpera z'ubwihukiko bw'abanyamaguru kandi ziri mu muhanda kimwe n'imbibi n'ibindi bikoresho bigenewe gutuma bagenda mu muhanda nta muvundo zisigwa irangi ry'ibara rikurikira. Zisigwa irangi ry'ibara risa rite: A irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, B irangi ry'umweru ngarurarumuri, C irangi risa n'icunga rishishe ngarurarumuri, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuru amaze kugihitamo. Ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni A irangi ry'umuhondo ngarurarumuri niryo bakoresha. Birumvikana bakivuga ngo irangi ry'umuhondo ngarurarumuri, ukuntu reba rikoze urumuri rw'ikiyabiziga gwawe nirukubitaho rizahita risa nkaho ryatse bitewe n'icyo urashyira mu bikorwa, umenye icyo guhita ushyira mu bikorwa. Niyo mpamvu bagyita ngo ni irangi ry'umuhondo ngarurarumuri. Ubwaryo niryakwaka, ariko urumuri rw'ikinyabiziga gwawe nirukubitaho rizahita risa nkaho ryatse. Niyo mpamvu bagyita ngo ni ngarurarumuri. Ndakeka ko waramusamo A. Ndizera ko waramuskandika ku papuro. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo iki cyapa gikurikira kivuze iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini cy'icyapa urabona gifite ishusho, ese ni mpande eshatu cyangwa ni mpande enye? Cyapa gifite ishusho y'uruziga, muzenguruko utukura, buso bw'ubururu bucishemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanuye cyo mu byapa byo ku mihanda. A ntihanyurwa, B birabujwe guhagarara umwanya munini, C muvuduko utarengeje,
D inzira y'abanyeshuri. Hano urabona iso gikurikiranye cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso gikuru amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo gikuri nta kindi B. Birabujwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Murabizi tuyamoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda. Kikaba kivuga ko wowe ukibonye ubujijwe guhagarara munsi yacyo umwanya munini. Wahagarara akanya gato ni umuntu ugiye kuva mu kinyabiziga cyangwa n'akantu bakuvuzaniye ugiye gufata, ariko ubujijwe guhagarara umwanya munini. Kikaba kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Tugira amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda: ibyapa biburira, ibyapa byo gutambuka mbere, ibyapa bibuza, ibyapa bitegeka n'ibyapa biranga. So kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, urebe video nagukoreye amoko atanu y'ibyapa byo ku mihanda, urasoza kuyireba nta kibazo kirekeye ku byapa cyakugora. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo buri modoka cyangwa buri muri kikuru niyo modoka bishobora kugira itara risa n'icyatsi kibisi bituma umuyobozi yerekana ko yabonye ikimenyetso cyo witegura kumunyuraho. Iryo tara rigomba gushyirwa ahakurikira: niba umuyobozi w'ikinyabiziga guturutse inyuma ashaka kukudepasa kugira ngo umwereke ko wabibonye, ukoresha itara risa n'icyatsi kibisi. Ese iryo tara riba rigomba gushyirwa he ku kinyabiziga cyawe? Hano ibisubizo bine baduhahitamo kimwe: hafi y'inguni ibumoso bw'ikinyabiziga, B nyuma hafi y'impera y'iburyo bw'ikinyabiziga, C nyuma hegera inguni y'iburyo, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta gisubizo cy'ukuri kirimo kubera ko iryo tara risa n'icyatsi kibisi rishyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ubundi ni no B niyo yakagombye kuba igiso cyanyacyo. Hari abashyize iburyo ukahashyira ibumoso, bajya bayongera bakagenda bakakiguha noneho bashyizeho ngo ibumoso. Uzahitamo B vuga ngo inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga ntibashyiraho ibumoso. Hano bashyizeho iburyo, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo, ko biriba rigomba gushyirwa inyuma hafi y'impera y'ibumoso bw'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramusamo D, ndizera ko waramuswe yandika ku papuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo ibinyabiziga bikurikira bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza. Ibi binyabiziga ibinyabiziga bifite umuvuduko nibura wa kilometero 60 mu saha, B ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha, C ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 30 mu saha, D ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 25 mu saha. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni B. Ibinyabiziga bishobora kurenza kilometero 40 mu saha biba bigomba kugira icyerekana umuvuduko kiraho umuyobozi areba neza kandi kigahora cyitabwaho kugira ngo kigume gukora neza, kubera ko uno muvuduko aba ari umuvuduko munini. Kititabweho neza kiba cyateza ibyago. Ibyo byago harimo n'ibyo kubura ubuzima, n'impamvu bamugomba kubyitaho. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo za autobisi zagenewe gutwara abanyeshuri ushobora gushyirwaho amatara birasa n'icunga rihishije amyatsa kugira ngo yerekane ko zihagaze no kwerekana ko bagomba kwitonda. Ayo matara ashyirwaho ku buryo bukurikira: ayo matara ashyirwaho ku buhe buryo? A amatara birashyirwa inyuma, B amatara birashyirwa imbere, C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma, D B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo B amatara birashyirwa imbere na C rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma ni ibisubizo by'ukuri, aho ni kuri D. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni C. Rimwe rishyirwa imbere kugira ngo abaturutse imbere baze kubona ko iyo autobus ihagaze bamenye ko bagomba kwitonda, irindi rigashyirwa inyuma kugira ngo n'abaturutse inyuma bamenye ko bagomba kwitonda. Ndakeka ko waramusamo C, rimwe rishyirwa imbere irindi inyuma. Ndizera ko waramusikandika ku papuro, utari wahisemo, ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini akora mu kanya urahita ugikora. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo
Itara ryo guhagarara ry'ibara ritukura rigomba kugaragara igihe ijuru rikeye nibura mu ntera ikurikira. Yavuze igihe ijuru rikeye biba bishoboka ko ari na saa sita z'ijoro ariko mu kirere nta gicu kibuditse kirimo, nibyo bita ngo ni nijoro igihe ijuru rikeye. None rero tara ryo guhagarara ry'ibara ritukura riba rigomba kugaragara mu ntera ingana iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe. A metero 100 ku manywa na metero 20 mu joro. B metero 150 ku manywa na metero 50 mu joro. C metero 200 ku manywa na metero 100 mu joro. D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese birashoboka ko wabonera itara muri metero 100 ari ku manywa ukaribonera muri metero 20 ari nijoro? Oya, ahubwo ari nijoro nibwo uba wabona ikintu kiri kure, cyane cyane iyo ari itara. Ushaka kuba uhagaze nk'inyamirambo wareba i Remera ukabona itara ririyo, ariko ku manywa hari igihe n'umuntu ashobora kugucaho telefoni iri kwaka ntube wabibona kubera ko hari urumuri rw'izuba. None ino ntera baduhaye ku manywa irutiya nijoro hose mu birebe. Niyo mpamvu duhisemo ko nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ndakeka ko waramutse ati ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ukeneye kode tubwira akarere ushaka, itariki ushaka n'isaha ushaka, tugufatire kode aho waba hose mu gihugu. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda cyangwa se mudasobwa kazagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789351626. Ibyo byose tubigufashemo. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo icyapa gisobanura iki? Icyapa gifite ishusho y'uruziga, ubuso bw'ubururu n'ibirango by'umweru. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? A, aho guhagararwamo n'abanyamagare imbere. B, aho abana bagenewe kwiga gutwara amagare. C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. D, abanyamagare bagomba kuva ku igare bakagendesha amaguru. Hano urabona iso cyukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hazo cyukuri nta kindi ni C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bitegeka ikintu cyose kiri mu kirango ari kugitegeka. Harimo umunyamaguru aba ari inzira y'abanyamaguru itegetswe, harimo ikinyamitende aba ari inzira y'ibinyamitende itegetswe, harimo velomoteri aba ari inzira ya velomoteri itegetswe, harimo inka aba ari inzira y'amatungo itegetswe. Hano harimo ikinyamitende n'abanyamaguru, turahitamo ku giso cy'ukuri ari C, inzira y'ibinyamitende n'abanyamaguru itegetswe. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo hagati y'uruhande rw'imbere rwa romoroki none rw'inyuma rw'ikinyabiziga kikura hari umwanya urenze metero 3, ikibizirikanyije kigomba kugaragazwa ku buryo bukurikira iyo amatara y'ikinyabiziga agomba gucanwa. Uri kureba imodoka ya rukururana iri gukurura romoroki. Kiriya kintu kiba kirimo hagati kimeze nk'ikigozi kiri gukurura. Iyo kirenze metero 3 z'uburebure hari ukuntu kiba kigomba kugaragazwa. Kigaragazwa kuwe buryo. Hano ibisubizo bine baduhitamo kimwe. A, agatambaro gatukura gafite nibura santimetero 50 z'uruhande. B, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe kibizirikanyije kimuritswe. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari iso cy'ukuri na B ikaba ari iso cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Haizo cyukuri nta kindi ni B, itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Kiriya kintu kirero kiba gihuje ikinyabiziga kiri gukurura na romoroki kiri gukururwa. Iyo kirenze metero 3 kirigaragazwa n'itara risa n'icunga rishije rigaragara mu mbavu igihe ikibizirikanyije kimuritswe. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse cyandika ku papuro. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo birabujwe kongera ku mpande z'ikinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri ibi bikurikira. Ibihe bibujwe kubyongera ku kinyabiziga kigendeshwa na moteri cyangwa velomoteri.
imitako, B ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igisubizo cy'ukuri na B ikaba ari igisubizo cy'ukuri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona igisubizo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cyukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cyukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bishobora kongeraho imitako n'ibintu bifite imigongo cyangwa birenga ku mubyimba kandi bishobora gutera ibyago abandi bagenzi. Wita uvuga ngo reka mfate kino kinyabiziga cyanjye nongere ibintu bimeze nk'ibisanduku mu mbavu. Ibyo biba byabangamira ibigende isanzwe y'ibindi binyabiziga, biba bibujijwe kubyongera ku kinyabiziga cyawe. N'imitako ibibujijwe. Ndakeka ko waramutamo C, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro, tari wahisemo ndizera ko n'icyamuka kije mu kizamini wakora mu kanya, urahita ubyikora. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibi bintu bikunda kubaho, kabona umuyobozi yasunika ipikipiki cyangwa imodoka imupfiriyeho ari kuyisunika, ese ugomba kumufata nk'iki? Hano ibisubizo bine badahitamo kimwe cy'ukuri. A umunyamaguru, B umuyobozi w'ikinyabiziga, C umugenzi, D A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo umunyamaguru ariko ari n'umuyobozi w'ikinyabiziga, bikaba ari ibisubizo by'ukuri. Aho ni kuri D. Hano urabona icyo cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko izo cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, izo cy'ukuri nta kindi ni B, umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo ikinyabiziga cye cyamupfiriyeho, ugomba gukomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Bari bana bitubwiye mu kibazo kwanza, bari batubwiye ngo umuyobozi usunika nyine ni umuyobozi n'ubundi, rero ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Nubwo ikinyabiziga cye cyaba cyamupfiriyeho, urakomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko waramutamo B, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho, nibyo mwita mu ndimi z'amahanga ngo ni ukudepasa. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakidepashije, A tugomba kugabanya umuvuduko, B tugomba kongera umuvuduko, C tugomba kongera umuvuduko n'ubwitonzi, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, hazo cy'ukuri nta kindi ni A, tugomba kugabanya umuvuduko. Mu gihe ikinyabiziga cyacu bakinyuzeho barakudepashije, ugomba guhita ugabanya umuvuduko. Hari igihe unyura ku muyobozi w'ikinyabiziga ukagira ngo umwibukije ko yari ari kugenda gahoro, agahita yongeza umuvuduko, ukagira mu gihe mu masiganwa kandi weho ugiye kumunyuraho uba wagiye mu ruhande rw'ibumoso rugenderwamo n'ibinyabiziga biri kuza bibasanga, biba byabateza ibyago. Mu gihe rero bakunyuze, ikintu ugomba gukora ni ukugabanya umuvuduko cyangwa se ugakomezanya umuvuduko wari ufite, apana guhita usa nkaho ugiye kugereka nawe, biba byabateza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo mu gihe utwaye ikinyabiziga nijoro ucanye amatara maremare ugahora n'ikindi kinyabiziga giturutse mu kindi cyerekezo, uri kugenda mu nzira nyabagendwa ucanye amatara maremare, uhuye n'ikindi kinyabiziga kiri kuza kigusanga, ugomba kwitwara ute? A gukomeza ibumoso, B kuzimya ucana amatara maremare n'amagufi, C kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse, D nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko iso cy'ukuri amaze kugihitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro, iso cy'ukuri nta kindi ni C, kuzimya amatara maremare kugeza ikindi kinyabiziga gitambutse ukabona kongera kuyasa. Niba uhuye n'ikindi kinyabiziga kiri kuza kigusanga ucanye amatara maremare, uhita uyazimya kugira ngo urumuri rw'amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe rudahuma amaso umuyobozi w'ikinyabiziga uri kuza gusanga, bigatuma atareba imbere neza, bikaba byamuteza ibyago. Ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima,
niyo mpamvu muba mugomba kwitonda waba ugiye kubisikana n'ibindi binyabiziga ugasimya amatara maremare y'ikinyabiziga cyawe. Ndakeka ko waramutamo se, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo igihe umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje asaba ko ibinyabiziga bihagarara, uba ugomba kwitwara ute nkawe umuyobozi w'ikinyabiziga? Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kuvuza ihoni agakomeza, umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko? Ibisubizo byose ni ukuri. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko icyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni A. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Mu gihe ubonye umuyobozi w'inyamaswa afite inyamaswa idatuje iri kumutana ikaza mu muhanda agasaba ko ibinyabiziga bihagarara, ugomba guhagarara ako kanya ukabanza ukareka akabanza akayikura mu nzira nyabagendwa, ukabona gukomeza urugendo rwawe, kubera ko ukomeje uba wayigonga ikaguteza ibyago. Rero umuyobozi w'ikinyabiziga agomba guhagarara. Ndakeka ko waramutamo A, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo ni iki umuyobozi w'ikinyabiziga agomba gukora ahuye n'amatungo mu muhanda? Ugomba gukora iki? Kuvuza ihoni kugira ngo zihunge. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Kwatsa amatara maremare kugira ngo utambuke wihuta mu buryo bushoboka bwose. Kuvuza ihoni ukanyuraho witonze. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo, ndizera ko icyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ugabanya umuvuduko ukareka zikabanza zigatambuka, ukabona gukomeza urugendo rwawe, kubera ko ugendeye ku muvuduko wo hejuru ushobora kuba wayigonga ikaguteza ibyago. Ndakeka ko waramutamo B. Umuyobozi w'ikinyabiziga agomba kugabanya umuvuduko zigatambuka. Ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ese wowe turi gukosorana kino kizamini, iki cyapa urabona gifite ishusho? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Gifite ishusho y'uruziga kuko iyi ntabwo ari impande eshatu, iyi ntabwo ari impande enye. Umuzenguruko utukura, ubuso bw'umweru n'ibirango by'umukara bicishijemo umurongo utukura ubereretse. Kikaba gisobanura iki mu byapa byo ku mihanda? Birabujijwe ku binyabiziga bitwara abakozi ba leta. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Birabujijwe ku binyabiziga by'abikorera ku giti cyabo. Parikingi. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kwamaze kugihitamo, ndizera ko cyanya cyo amaze kucyandika ku gapapuro. Hazo kuri nta kindi ni B. Birabujijwe guhagarara umwanya munini. Kino cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Iyo ukibonye uba ubujijwe guhagarara umwanya munini. Bino byo mukunda kwibona no mu Rwanda, ukabona munsi yacyo haparitse abamotari, munsi yacyo haparitse nk'imodoka, ariko ziba zibujijwe kuhaparika umwanya munini. Kikaba kiri mu bwoko rero bw'ibyapa byo ku mihanda bibuza. Nkuko mpora mbivuga, nabakoreye video y'amukota n'ibyapa byo ku mihanda, iri kuri YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV. Subiraho uyirebe cyangwa unyandikire kuri WhatsApp nyiguhe nimero mba nazibahaye, uyirebe kugira ngo ibyapa byere kujya bikugora. Ndakeka ko rero waramutamo B, ndizera ko waramutse ukandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 ni nacyo cya nyuma cyabajwe mu kino kizamini cy'uyu munsi, kirabaza ngo kugira ngo berekane ahantu habi cyane hakoreshwa ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa rivuga uburenganzira bwo gutambuka. Icyo kimenyetso barushijeho kwitonda. Ese icyo kimenyetso gihindura iki ku mategeko agenga gutambuka mbere? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo kimwe cy'ukuri ucyandike ku gapapuro. Ntacyo gihindura. B, abo rireba nibo batambuka mbere. Abatwaye ibinyabiziga binini nibo batambuka mbere. D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano urabona isoki kuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye, tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Ndakeka ko isoki kuri amaze kugihitamo,
ndizera ko icyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro hasi kikuri nta kindi ni a, ntacyo gihindura. Reka nze mbigusobanure neza kugira ngo ubyumve, kugira ngo berekane ahantu habi cyane. Wenda ni igihe cy'imvura, hari ahantu hacitse umuhanda, ni ahantu habi cyane haguteza icyago, bakoresha ikimenyetso cy'itara ry'umuhondo rimyatsa riba riri kubwira ngo nyura aho hantu urushijeho kwitonda. Ariko kuba bashyizeho iryo tara, ese hari icyo ryahindura nko ku maferuje uhasanze cyangwa ku byapa byo gutambuka mbere uhasanze? Oya, ntacyo gihindura. Impamvu wagishyizeho ni ukugira ngo uhace urushijeho kwitonda. Ndakeka ko waramusitamo a, ndizera ko waramutse ukiyandika ku gapapuro, ndizera ko kino kizamini dukosoranye hari ikintu kigufashije. Kanda subscribe aho hasi kugira ngo ikintu cyose nshyizeho ni icyatuma ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye uhita ukibonera ku gihe. Cyaba kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere, amasomo agenda babashyiriraho agenda abafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe na biriya bibazo nkunda gupostinga bari gukunda kuza mu kizame. Ukeneye kwiga cyangwa ukeneye kode, twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 0789 ibyo byose tubigufashe. Ukeneye kwiga amategeko y'umuhanda turi kumwe, cyangwa mu buryo bwa online, ukeneye kwiga mudasobwa turi kumwe, twandike cyangwa uduhamagare ku izo nimero 0789 ibyo byose tubigufashemo. Ibibazo birikunda kuza, ni ingenzi ko wakanda subscribe aho hasi. Ndabakunda cyane, Imana y'umugisha, mugire ibihe byiza.